ngiye kukwereka noneho uburyo ushobora gukora ibyo bita mobile hotspot, akaba ari uburyo telefone yawe itanga interineti ku zindi telefone cyangwa se kuri mashine iri hafi aho ngaho. Kugira ngo ubikore jya muri setting, hanyuma kujya muri setting umanura hano hitwa notification ugakanda kuri aka kantu, settings zihita zifunguka. Icyo kimwe nuko ushobora guca ahangaha winjirira muri application yose, hanyuma setting ukazibona ahangaha ukazifungura nyine, ubwo akaba ari uburyo bwo kwinjira muri settings. Uhita ujya aha handitse mobile hotspot and tethering. Bitewe na telefone ukoresha ushobora kuza bidasa uku nguku, ariko amagambo ugomba gushakisha ni hotspot and tethering. Hanyuma bakubwira yuko mobile hotspot use mobile data connection, bisaba ko uba ufite network kuri telefone yawe wafunguye data ukabyemeza. Hanyuma iyo wemeje ahangaha ugafungura, icya mbere ubona ni izina, aya magambo ni izina ry'iyo wifi ugiye gucreating, ushobora kurihindura. Hepfo gato hari password nayo urayihindura uko ubishatse, kugira ngo umuntu wese ukenera gukoresha network yawe abanze yayigusaba nyine akahita yinjira akaba yakoresha amamega yawe. Niyo mpamvu ushyiramo password uhisemo, ukihitiramo na name ya network nk'uko ubishaka. Wamara kubikora ugakanda kuri save. Iyo umaze gukanda kuri save, telefone ihita itangira ikohereza network ku bintu byose biri hafi aho. Ubibwirwa nuko ubona aka kamenyetso hano hejuru kiyongereyeho. Iyo ubimanuye hano kuri notification ubibona ko tethering ahanditse mobile hotspot and tethering hari activated. Ufashe indi telefone ugafungura kuri wifi, uhita ubona izina rya ya wifi wa creatings. Reka turebe hano kuri mashine yanjye, nyuma yo gucreatinga iyi wifi urabona ko muziri hafi aha nayo irimo. So nkayikandaho, hanyuma nkemeza ko nshaka ko mba connected. Urabona mashine ihita imbaza password ni ya yindi nahisemo kuri telefone yanjye, hanyuma ndayandika nk'uko nayihisemo. Nisanga bihuje neza, mashine yanjye iratangira ikoresha network yo kuri telefone yanjye, bibaye connected. Ni ibingibi. Ubwo ngubu nshobora gutangira nkajya kuri internet nkareba ibintu byose nkaho mfite modem cyangwa se ndi gukoresha wifi mu buryo busanzwe. Akaba ari uku nguku wakoresha wifi ya telefone yawe, simcard yawe igasharinga kuri mashine cyangwa se izindi telefone. Thanks.